Reka nkusuhuze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Urasuhuzwa na missionnaire Kiza Benjamin. Nkuko bisanzwe muri iyi minsi turi kugenda twiga igitabo cy'ibyahishuwe cyo muri Bibiliya yacu. Abantu benshi ntago bazi byinshi kuri kino gitabo. Icyambere kubera ko ari igitabo gikubiyemo ubuhanuzi kandi buhishe mu bimenyetso byinshi bikomeye ku buryo umuntu wese atapfa kumva kino gitabo. Iki gitabo cyanditswe mu gihe cy'akarengane, bityo amagambo arimo yose arazimije, nyamara abizera bo muri icyo gihe bashoboraga kuba bamenyaho bimwe mu byari biri muri icyo gitabo. Ntago byose ariko byasohoye muri icyo gihe, hari bigitegerejwe kugeza na n'uyu munsi. Weho watangiranye natwe igitabo cy'ibyahishuwe, tukubwire ko tugeze cyangwa se turangije kwiga ibice bitatu bibanza by'igitabo cy'ibyahishuwe. Ubusanzwe gifite ibice 22. Turakurarikira kugumana natwe tukiga kino gitabo kugeza ku iherezo ryacyo. Twifashishije igitabo ibyahishuwe na Kristo twamaze kwandika mu mwaka wa 2020 kugira ngo kifashe umwizera wese kwiga bishingiye kuri commentaire ibitabo cyangwa se ibice bigize igitabo cy'ibyahishuwe. Nkubwira yuko icyo gitabo tugifite ku buryo ushobora kuba wakibona mu buryo bwa ebook ukagisomera kuri telefone yawe, hanyuma nawe ukiga kino gitabo gifite mu ntoki cyangwa se ukabasha kuba wakiyigisha. Ukeneye byinshi kuri kino gitabo cyangwa se uko wakibona, uraza kutwandikira ukoresheje nimero dusiga muri description y'iyi video. Nkuko kandi natangiye mbibabwira, twatangiye tubabwira introduction ku gitabo ndetse dukomereza ku matorero 7 yo muri Aziya amabaruwa yagiye yandikirwa. Twizeye ko wanejejwe na commentaire twagiye dushyira kuri ibyo bintu dushingiye ku gitabo cyacu. Noneho rero uyu munsi tuje kukubwira yuko hagati y'igice cya gatatu cy'ibyahishuwe n'igice cya 4, ni ukuvuga itorero ry'Laodikiya ari ryo torero rigiranywa n'itorero rya nyuma ry'igihe turimo cya none, n'igice cya 4 kirimo intebe y'Imana mu ijuru. Aho ngaho hagati niho kuzamurwa ku itorero kuri. Reka rero tugire icyo nanone tuvuga, twibaze tutise aya matorero 7 abantu benshi bagenda bayahuza n'ibizabaho cyangwa se n'amateka y'itorero mu bihe 7 bitandukanye. Mbese weho urabitekerezaho iki? Nibyo tugiye kurebera hamwe byinshi ku matorero 7, ibindi twavuga ku matorero 7 yo muri Aziya. Amatorero 7 yo muri Aziya yakomejwe cyane n'amasezerano yahawe, nubwo hariho imiburo myinshi bagendaga bahabwa. Bari bafite imiruho n'imihati, batekereje ko ari byiza bise ku iherezo ryabo. Bazirikanaga ko umunsi umwe bazazukana imibiri mishya bagataha Yerusalemu nshya, aho batazababara ukundi. Reka turebe incamake mu masezerano aya matorero yari yagiye ahabwa na Yesu. Itorero rya mbere ari ryo torero ryo muri Efeso, Yesu yararibwiye ngo unesha azahabwa kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Simuruna, Yesu yarababwiye ngo unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Mu gihe Perugamo, Yesu yarababwiye ngo bazarya manu yahishwe, bahabwe n'ibuye ryanditsweho izina ritazwi n'uwo ari we wese keretse urihabwa. Tuwatira, Yesu yababwiye yuko unesha azahabwa ubutware bwo gutwara amahanga ndetse agahabwa kumera nk'inyenyeri yo mu ruturuturu. Sarudi, Yesu yababwiye yuko unesha azambikwa imyenda yera. Filadelfiya, Yesu yababwiye yuko unesha azagirwa inkingi yo mu rusengero rw'Imana kandi akazandikwaho izina ry'Imana n'iry'ururembo rw'Imana. Mu gihe Laodikiya, Yesu yababwiye ko abazanesha bazicarana na Kristo ku ntebe ye nk'uko nawe yanesheje akicarana na Data ku ntebe ye. Aya masezerano si umwihariko gusa kuri aya matorero 7 yo muri Aziya, ahubwo ni ubutumwa bw'itorero mu binyejana byose kugeza Yesu agarutse. Twibukiranye yuko aya matorero 7 asobanura ibi bihe amatorero yagiye abamo kugeza ku itorero rya nyuma ari ryo Kristo agomba gutwariramo umugeni, ari ryo kandi itorero ry'igihe cya none ryitwa Laodikiya cyangwa se rigiranywa na Laodikiya. Turi mu itorero rya nyuma.
turi mu bihe Yesu Kristo agomba kugarukamo. Nta kindi gihe kizakurikira itorero rya Laodikiya, nta n'igihe kizakurikira igihe cyacu iki ngiki. Umuntu wese akwiye kuba maso. Hagati y'igice cya gatatu n'icya kane by'ibyahishuwe, ni ukuvuga nyuma y'amabaruwa 7 Yesu yandikiye amatorero yo muri Aziya ntoya, harimo kuzamurwa kw'itorero mu buryo buhishe kandi bw'ibanga butanditse. Nyuma gatoya mu gice cya kane, Yohana ahita abona intebe y'Imana mu ijuru, agasobanukirwa ibyo mu ijuru, hagakurikiraho imanza z'Imana. Tuzagenda twiga ibyo bice, ariko uyu munsi turagira ngo tukubwire yuko hagati aho ngaho nyuma ya Laodikiya hari ukuzamurwa kw'itorero. Turaza kukubwira impamvu ariko bimeze, turatanga ibihamya. Hahirwa uwumva amagambo y'ubu buhanuzi, niko igitabo cy'ibyanditswe cy'ibyahishuwe kivuga. Izi ngororano n'amasezerano byose bisezeranywa natwe abizera bo mu minsi ya none. Buri butumwa busozwa n'ijambo ngo ufite ugutwi niyumve icyo umwuka abwira amatorero. Aya magambo n'ay'abizera bose bafite ishyaka kandi biyemeje gukomeza inyigisho nzima z'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Nohe kandi ni njyewe Kristo wazutse yari arimo abwira muri aya mabaruwa. Abenshi mu banyeshuri ba Bibiliya bagereranyije itorero rya Laodikiya n'itorero ryo muri iyi minsi y'imperuka. Ubu Kristo bugaragara nk'ubufite ubutunzi bw'isi, ariko bwamaze gutakaza ubugingo buhoraho n'urukundo bakundaga Kristo. Nubwo bibabarije muri byinshi byo muri iyi si, bakarushywa n'isi mu buryo bwinshi butari bumwe, nyamara batakaje urukundo bakundaga Kristo. Nubwo bibabaje, ibi nabyo ni ukuri. Turi mu gihe cy'itorero rya Laodikiya. Aya mabaruwa 7 twamaze kwiga afite ubutware bwuzuye nk'izindi nyandiko zose zo mu isezerano rishya. Reka turebe, hari inyandiko zanditswe na Pawulo, amabaruwa ya Pawulo, Pauline epistles, cyangwa se inyandiko rusange, general epistles. Izo zose zifite ubutware kimwe n'izi za Yesu Kristo yandikiye amatorero 7 yo muri Aziya. Amabaruwa yakirwaga n'itorero kandi ubutumwa bugashyirwa mu bikorwa. Aho bwakerenswaga hakurikiragaho ibihano. Ibi bivuga ko tutaterera iyo ngo tuvuge ngo byarebaga ari amatorero 7 yo muri Aziya, ahubwo mu buryo bwa gihanuzi n'imbuzi ku matorero yose yitirirwa Kristo mu bihe byose kugeza agarutse. Aya mabaruwa ntakwiriye gusomwa twirengagije ibice bisigaye by'ibyahishuwe, ndetse igice cya mbere n'icya kabiri bitarimo, ndetse n'icya gatatu. Igitabo cyose cyaba cyaragize ubwira impamvu nyamukuru cyanditswe. Nanone ariko aya mabaruwa asobanura ku buryo bwa gihanuzi amateka y'ubukristo kugeza mu minsi y'imperuka. Abakristo bo mu kinyejana cya mbere ntibabonaga ibi ngibi, birumvikana, ariko umuntu yabihakana bigoye muri iyi minsi. Kugira ngo tubyumve neza, reka twerekane byibura imbonerahamwe igaragaza igice cya kabiri n'icya gatatu mu buryo bisobanurwa n'amateka n'ubuhanuzi, historical prophetical interpretation. Tubonye ko byaba byiza tugaragaje uburyo abakoresha bumwe muri ubu buryo babibona. Mu by'ukuri ndashaka kuvuga yuko izi nzandiko uko ari 7 zandikiwe amatorero yo muri Aziya, abenshi mu matorero cyangwa se uburyo bw'imisobanurire kuri izi nzandiko butandukanye hirya no hino mu matorero n'amadini ya Gikristo. Hari uburyo butatu bwo gusobanura aya mabaruwa: uburyo bwa gihanuzi, prophetical view, uburyo bw'amateka, historical view, n'uburyo bw'amateka n'ubuhanuzi bifatanye, historical prophetical view. Mu by'ukuri ubu buryo ubwo ari bwo bwose bwagiye bwifashishwa n'amadini n'amatorero mu gusobanura izi nzandiko. Nyamara ntitugiye kuvuga ido n'ido ngo tuvuge ngo iri torero ryabisobanuye gutya, iri ribisobanura gutya. Twebwe turashaka kubivugaho kugira ngo umuntu wese amenye ubusobanuro bwatanzwe ku matorero 7 yo muri Aziya.
reka mbanze mbabwire uburyo bwa gihanuzi. Hari abantu basobanura aya matorero arindwi n'inzandiko bandikiwe nk'uburyo bwa gihanuzi. Urugero, iyo dusomye ibyahishuwe igice cya 1 umurongo wa 19 hagaragaza ko igitabo cyose gikubiye hamwe. Igitabo cyose ni ibyahishuwe ariko byo mu gihe kizaza. Bityo bashingiye kuri uwo murongo bavuga yuko aya matorero ari ayo mu gihe kizaza atari ayo mu gihe cyahise. Uyu murongo ugaragaza ibintu mu buryo butatu gusa. Si byose twemera ko ari ubuhanuzi, nyamara ariko igice cya mbere n'icya kabiri twemeza ko ari ubuhanuzi bw'itorero ku isi. Abo ni abemera yuko ari ubuhanuzi. Baragira bati ibyabaye mu matorero arindwi yo muri Aziya ni ubuhanuzi bw'ibizaza. Guhuza abamarayika n'aya matorero nk'abayobozi bayo bigaragaza ko atari amatorero asanzwe, ahubwo ari Isiraheli mu gihe cy'ubwami. Aba baragira bati kubera yuko batangira bavuga ngo abamarayika nanone bakabahuza n'abayobozi b'amatorero, bavuze yuko byaba bigereranywa n'aya matorero azaboneka mu gihe cy'ubwami bw'imyaka 1000. Imana yahuje amatorero n'abamarayika nanone mu isezerano rishya. Iyo dusomye Abakorinto ba mbere igice cya 11. Nyamara ariko aba bakomeza batubwira ngo impamvu ari ubuhanuzi nta handi Imana yigeze yita abayobozi b'amatorero abamarayika mu isezerano rishya. Yohana yakomeje atsindagira ko aya mabaruwa yaturutse mu ijuru. Nk'uko tubizi, ubutumwa bw'ibyahishuwe bwavuye ku Mana, hanyuma buhabwa Kristo. Kristo abuhereza marayika, ari nawe bumenyesheje Yohana. Uburyo bwa kabiri ni uburyo bubibona nk'amateka, historical view. Duhamya ko aya matorero yabayeho mu kinyejana cya mbere, kandi ibyayaranze byagiye biranga n'andi matorero rusange cyangwa se andi mateka rusange y'itorero. Impamvu zitangwa, baravuga bati ubu ni bwo buryo dusobanuramo n'izindi nzandiko zo mu isezerano rya kera, bityo n'izi nzandiko Yesu yanditse ntabwo zifite ubundi busobanuro burenze ubwo dutanga mu isezerano rishya. Nyamara ariko Imana ntabwo yigize yemeza ko izindi nzandiko zo mu isezerano rishya ari ubuhanuzi nk'uko yabikoreye izo mu byahishuwe. Igitabo cy'ibyahishuwe nticyemeza ku buryo bw'umwihariko ko ubutumwa bw'amatorero arindwi ari ubuhanuzi. Nyamara ariko twe tubona yuko ari ubuhanuzi, byemezwa na Bibiliya ndetse n'ibyanditse mu bice 2 na 3 ndetse n'amateka agaragaza ko ari ubuhanuzi. Bibiliya iravuga ngo, cyangwa se igitabo cy'ibyahishuwe kiravuga ngo uwumva wese amagambo y'ubu buhanuzi. Bishatse kuvuga yuko uretse kuba amatorero arindwi ari amatorero yabayeho koko mu kinyejana cya mbere, ariko ni n'igice cy'ubuhanuzi gikomeye. Kubera yuko igitabo cy'ibyahishuwe ari igitabo cy'ubuhanuzi, bituma twemera neza yuko nubwo ari amatorero arindwi yo muri Aziya yari ariho, kuko yashinzwe n'abandi bamisiyoneri bagendanaga na Pawulo, duhamya neza tudashidikanya yuko ibyayabayemo ari ibigereranyo bikomeye by'ubuhanuzi bw'amatorero mu bihe 7 by'itorero. Nibyo koko aya matorero arindwi yariho mu kinyejana cya mbere, kandi byaranze n'andi matorero mu mateka rusange y'itorero. Uburyo bwiza bwo gusobanura iby'aya matorero ni uburyo bw'amateka n'ubuhanuzi. Mbere na mbere twemera yuko aya matorero yabayeho n'ibisigazwa byayo biracyariho, ndetse muri kino gitabo twagiye dutanga amafoto y'ibisigazwa by'aya matorero ahari ubu ngubu. Bishatse kuvuga yuko ni amatorero yabayeho mu mateka bisanzwe bizwi neza. Ariko nubwo bimeze bityo, kubera ko igitabo cy'ibyahishuwe ari ubuhanuzi, bityo ntago twavuga ko ari ubuhanuzi dukuyemo ibice 3 bibanza. N'ibyo bice nabyo ubwabyo ni ubuhanuzi. Bityo bishatse kuvuga yuko ibyabaye mu matorero arindwi yo muri Aziya byari igishushanyo cy'ibyagombaga kuba mu matorero mu gihe cy'itorero mu bihe 7 by'itorero rya Kristo mbere yuko rizamuka.
impamvu twatanga twemeza ibi ngibi, hariho byinshi bihuriweho hagati y'ibihe birindwi byaranze itorero mu mateka n'inzandiko z'aya matorero arindwi yo mu byahishuwe. Ni koko hariho byinshi bihuriweho n'inzandiko ndetse n'amatorero arindwi, bityo rero ibi byagira igisobanuro cyakwemerwa, dore ko binahuriye hamwe cyangwa se bihujwe ibivugwa mu mpande zombi. Imana yemeye ko ibyahishuwe byose ari ubuhanuzi, dusomye ibyahishuwe 1:19. Ubwo rero gukuramo igice cya kabiri n'icya gatatu byaba ari uguhinyura Imana. Kandi nanone ibyahishuwe 1:3 havuga ko ibiri bukurikireho ari ubuhanuzi, kandi igitabo cyose muri rusange ari ubuhanuzi. Kugenwa kw'itorero ntikwabaho gutunguranye mu gihe igice cya kabiri n'icya gatatu bisobanura amateka y'itorero guhera mu kinyejana cya mbere kugeza mu cya 21 kuzamura. Iyo uhuje aya matorero n'amateka yaranze itorero usanga ari imvugo ya gihanuzi yari ihishe amateka y'itorero. Uku kugereranywa niko kwifashishwaga n'amatorero yo mu burengerazuba bw'isi. Bityo natwe turemera tudashidikanya yuko ibyabaye mu matorero arindwi yo muri Aziya bihura rwose n'ibyagombaga kuzaba mu bihe birindwi by'itorero. Abemera ko ibyabaye muri ayo matorero kandi bihura n'ibyagombaga kuba mu bihe birindwi bikomeye by'itorero, bakwiye kwemera neza uko iryo gereranya rikorwa. Nimureke hano hasi tubabwire uko amatorero yo muri Aziya agereranywa n'amateka y'itorero risanzwe ku isi n'imyaka ibyo byabereyeho. Itorero ryo muri Efeso, iryo Yesu yandikiye mu byahishuwe ibice 2:1 kugeza ku 7, rigereranywa n'itorero ryabanje, ari ryo torero ryatangiye kuri Pentecote, itorero ryo mu gihe cy'intumwa. Iryo torero ryabayeho kuva muri 33 kugeza muri 64 nyuma ya Kristo. Simuruna, ari ryo torero rya kabiri Yesu yandikiye mu byahishuwe ibice 2:8 kugeza ku 11, rigereranya itorero ryo mu gihe cy'akarengane. Ni itorero ryabayeho kuva muri 64 kugeza muri 313 nyuma ya Kristo. Perugamo, ari ryo torero rya gatatu Yesu yandikiye mu byahishuwe ibice 2:12 kugeza ku 17, rigereranya itorero ryo mu gihe cy'ubupagani, kwivanga kw'itorero na leta. Iryo ni itorero ryo muri 313 kugeza muri 606 nyuma ya Kristo. Itorero rya kane Yesu yandikiye Tuwatira mu byahishuwe ibice 2:18 kugeza ku 29, rigereranya igihe cy'ubukristo bw'ikivange nanone bwakurikiye kwivanga kw'itorero na leta. Aho ni muri 606 kugeza mu 1520 nyuma ya Kristo. Itorero rya gatanu Sarudi, ari ryo Yesu yandikiye mu byahishuwe ibice 3:6 kugeza ku 6, umurongo wa 6 kugeza ku 16, ni itorero rigereranywa n'ivugurura ry'abaporotesitanti. Ibyo byabayeho mu 1520 kugeza mu 1750 nyuma ya Kristo. Mu gihe itorero rya gatandatu Yesu yandikiye ari ryo ryitwa Philadelphia, mu bice 3 by'ibyahishuwe umurongo wa 7 kugeza ku 13, rigereranya igihe cy'abamisiyoneri cyabaye cy'ububyutse kuva mu 1750 kugeza mu 1900 nyuma ya Kristo. Hanyuma itorero rya nyuma risoza, ari naryo torero ryo muri kino gihe, ryandikiwe na Yesu mu bice 3 umurongo wa 14 kugeza ku 22, niryo torero rya Laodikiya. Iryo torero rirangwa no kujyanisha itorero n'igihe, ubukene bukabije bwo mu mwuka. Hanyuma Laodikiya ikaba yaratangiye mu 1900 kugeza igihe cya none. Turi mu gihe cya Laodikiya, turi mu gihe itorero rya Kristo rigomba kuzamurwa. Turi mu gihe abakristo benshi badakonje kandi batabize, ntibavuye mu matorero yabo ngo bimenyekane, kandi barekuye ukuri, nyamara kandi barivanze. Turi mu gihe Yesu avuga ko bari bakwiriye gukonja cyangwa se bakabira.
Turi mu gihe kandi itorero rigwije imitungo myinshi. Amatorero yose afite inyubakwa z'ibyubahiro zikomeye ndetse n'imishinga miremire y'iterambere ry'isi. Ariko nubwo bimeze bityo, turi mu gihe itorero rigomba kuzamurwa dukurikije iki gitabo. Ntago nasoza iby'aya matorero ntababwiye ibyo kuzamurwa ku itorero hagati y'igice cya mbere hagati y'igice cya gatatu n'igice cya kane mu gitabo cy'ibyahishuwe. Mbere y'uko Yohana abona intebe y'Imana, hakwiye kumanza kubaho kuzamurwa ku itorero. Ni ukubera iki kuzamurwa ku itorero kwashyizwe n'abasobanuzi ba Bibiliya hagati y'igice cya gatatu n'icya kane? Kuzamurwa ku itorero mu buryo butunguranye ntibyatinzweho cyane n'abakristo bo mu kinyejana cya mbere, cyane ko Yohana yandikiye amatorero yari agabwa ari muri Aziya, bityo ntibari kubibonamo ubusobanuro kuko byagombaga gukurikiraho. Bose bizeraga ko Yesu yagombaga kuza vuba adatinze. Ubutumwa bwiza bugaragaza ko Yesu agomba kuza vuba ndetse akaza nk'umujura. Yohana yahamije ibyo, atuhamye ibyo aravuga ati, ndaza vuba, amena, ngwino mwami Yesu. Dufite impamvu nyinshi zituma duhamya ko kuzamurwa ku itorero kuri hagati y'igice cya gatatu n'icya kane. Ari byo abemera ko itorero rizajyanwa ritanyuze mu mubabaro bizera. Twibukiranye ijambo rapture cyangwa se kuzamurwa ku itorero bitandukanye no kugaruka ku itorero, ari byo second coming of Jesus Christ. Kuzamurwa ku itorero ni ugukurwa k'umugeni mu isi, mu gihe kugaruka kwa Kristo ari igikorwa kizwi neza yuko Yesu azaza azanye n'abera. Iyo dusomye gatatu ibice umurongo wa 10, ibyahishuwe ibice 3 umurongo wa 10, haranditse ngo kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. None reka twibwire tuti, ubwo itorero rizaba ryaciye mu karengane muri biriya bihe, imyaka yose ku ngoma z'abaroma zikomeye, ndetse kuva mu gihe cy'umwami wacu Yesu Kristo nawe ubwe waciye mu karengane. Yesu yasezeranije mu byahishuwe 3:10 yuko kuko hari abitondeye ijambo ryo kwihangana kwa Kristo, azabarinda igihe cyo kugerageza kikwiye kuza kugerageza abari mu isi bose. Iki gihe mbere na mbere ni ikihe? Twibwira ko tudashidikanya ko ari igihe cy'umubabaro ukabije ugomba kubaho mu minsi y'imperuka. Impamvu ya mbere dufite twemeza yuko ibyahishuwe ibice 3 bizakurikirwa no kuzamurwa kwa Kristo mu busobanuro bw'iki gitabo cy'ibyahishuwe. Impamvu ya mbere dufite nuko isezerano ko itorero rizarindwa umubabaro. Itorero rigomba kurindwa umubabaro nk'uko tubisoma ahantu henshi muri Bibiliya. Abatesalonike ba mbere ibice 4 umurongo wa 13 kugeza ku 18. Abakorinto ba mbere ibice 15 umurongo wa 51 kugeza ku 58, n'ibyahishuwe 3:10 tumaze gusoma. Dufite impamvu ya kabiri. Ubwo kujyanwa ku itorero kuvugwa mu isezerano, nanone ni ngombwa ko kuba mbere y'ibyago byo mu gihe cy'umubabaro ukabije ugomba kubaho mbere yo kugaruka kwa Yesu. Impamvu ya gatatu duhamya ko itorero ritazaca mu mubabaro ukabije ahubwo rikagenda nyuma gato y'igitabo y'igice cya gatatu, nuko uburyo Bibiliya isobanura ibyo kujyanwa ku itorero no kugaruka kwa Yesu byemeranya n'iyi ngingo. Turagusaba kuzasoma igitabo Omega iby'ibihe bya nyuma nanone twanditse kugira ngo urusheho kumenya ibyo kugaruka kwa Kristo. Impamvu ya kane dutanga, nta na hamwe tubona ko ibi byago byo mu gihe cy'akarengane bizagera ku bakristo, ndetse nta jambo itorero riboneka hagati y'igice cya 4 n'icya 18 by'ibyahishuwe. Bishatse kuvuga yuko ubwo itorero ritavugwa rizaba ryagiye. Nubwo bigaragara ko hazaba hariho abizera nyuma yo kuzamurwa ku itorero, ni ukuvuga mu gihe cy'umubabaro ukabije, Yohana ntabwo yabise abakristo, nta naho bahuriye n'itorero. Impamvu ya gatanu dutanga igaragaza yuko itorero rizazamurwa ridaciye mu mubabaro kandi rikazamurwa hagati y'igice cya 3 n'icya 5, nuko hariho igihe cy'umubabaro kandi ni igihe cy'abayuda bazakizwamo.
ukurikije uko Yeremiya ibice 30:7 yabihanuye. Mu gihe cy'itorero Imana yafataga abayuda n'abanyamahanga kimwe. Ariko se niba kuzamurwa kw'itorero kuzabaho mbere y'umubabaro ukabije, kuki Yohana ntacyo yabivuzeho? Nabyo turabivugaho. Mbere yo gutangira igice cya 5 kivugwamo iby'ibimenyetso 7 bimenwa mu gice cya 6, reba nawe ntacyo yabivuzeho guhera mu gice cya mbere kugeza mu cya 18 byerekeranye n'itorero, kandi nawe ubwe yari mu itorero ryari riri mu karengane. Ndetse kugera ku kugaruka kwa Yesu mu gice cya 19 cy'ibyahishuwe. Ariko ntibitangaje kuko hariho n'ibindi bintu Imana yabujije Yohana kuvugaho. Ntago bitangaje rero kuko Yohana atavuze ko itorero rizazamuka hagati y'igice cya 3 n'icya 4. Kubera iyihe mpamvu? Hariho ibindi bintu byinshi Imana yabujije Yohana kuvugaho. Nimureke dusome ibyahishuwe ibice 10:4. Hari ikindi kintu Imana yamubujije. Haranditse ngo, kandi guhinda 7 kw'inkuba kumaze kuvuga, nari ngiye kwandika, nuko numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, iby'uko guhinda 7 kw'inkuba kuvuze ubizigame bibe ubwiru, ntubyandike. Bityo nibyo kuzamurwa kw'itorero mbere y'umubabaro byagizwe ibanga. Twavuga rero ko ibyo dufite mu gitabo cy'ibyahishuwe n'iby'Imana yashimye ko tumenya, si bigomba kubaho byose. Ndagushimiye mwene data, dufatanije kwiga igitabo cy'ibyahishuwe na Kristo Imana yaduhaye kwandika mu mwaka wa 2020. Turagira ngo tugusabe gukomeza kwigana natwe ibiri muri kino gitabo, kandi twibwira tudashidikanya ko Umwuka w'Imana afatanije natwe tuzatuma umenya neza igitabo cy'ibyahishuwe, bityo ukagabana ku mugisha wasezeranijwe abaziga kino gitabo cy'ubuhanuzi. Missionnaire Kiza Benjamin niwe mwari muri kumwe, tukubwira ko wifuza kino gitabo kugisoma mu buryo bwa ebook, kirahari. Watwandikira kuri WhatsApp muri nimero dusiga muri description ya video, cyangwa se ukatwandikira ku mbuga zose za VPMSPAC, cyangwa se ku mbuga zanjye nka Missionnaire Kiza Benjamin. Imana iguha umugisha, naho ubutaha dutangirana n'igice cya 4 turi kumwe kandi tuganira twunguka byinshi. Imana iguha umugisha, naho ubutaha.